yambwiye ngo mbabwire nongere mbisubiremo ngo nibiba ngombwa nibisaba kwirwana intambara iravuze ngo uwababwiye yarababeshye Illuminati yarinjiye arahari kandi n'Imana irabivuga ku bimenyetso bye birimo gukora kandi byatangiye gukora. Illuminati mu Rwanda ngo ntayihari ngo ntayahageze irahasaziye irimo gukora n'ibimenyetso byayo turabibona. Cyetse niba abantu batari kubona se kibi ko arimo gukora, umuntu utarimo kubona ko Satani akora sinzi ikintu arimo kureba, umuntu utarimo kubona ko Satani yagambiriye kurimbura abana b'abantu sinzi ikintu arimo kureba, umuntu utarimo kubona ko Satani afite imbaraga mu bana b'abantu muri no minsi ni ikibazo. Abakozi b'Imana benshi bamaze kugwa baritwa abakozi b'Imana ku izina. Oya bene data, ntabwo Imana izemera gukorwa n'isoni. Nibiba ngombwa iravuze ngo izavana abakomeye ku ntebe zabo. Benshi kandi Satani ntabwo azaza ashaka bakize, ahubwo azaza ashaka abo ngabo kugira ngo abakoreshe, azaza ashaka kugusha intore z'Imana kugira ngo azizamure, azereke ko azanye iryo terambere, azereke ko azanye ubwo bushobozi, azereke ko azanye ibikomeye byiza batari barimo, azereke ko azihaye urundi rwego. Bene data nimube maso, he kugira ubayobya, he kugira umuntu ubayobya. Narababwiye ngo Comrade TV nzayibaho nta yindi ntego nukurwanya Satani n'abadayimoni. Ninumva ijwi sindi buvuga wari uyu munsi wa none kiretse bibaye ngombwa, ariko ninumva ijwi rivuga ngo Satani ntaragera mu Rwanda ngo hakorere, nzaryamagana mu izina rya Yesu. Uwababwiye yarababeshye Illuminati yarinjiye arahari kandi n'Imana irabivuga ku bimenyetso bye birimo gukora kandi byatangiye gukora. Ariko ubabwira ngo mwirebe Illuminati mu mutokesha ngo ntawe uhari, yarabeshye kuko Illuminati arahari, ahubwo arabajijisha ngo mutamenya ko yinjiye, mutazavumbura system akoreramo. Bene data nimube maso. Ibi nibyo Uwiteka abwira abagaragu be, ibi nibyo Uwiteka akubwira. Ntuze kubishyira kuri Kuro, ntuze kubishyira ku wabaye muri Isirayeli, ubishyire kuri wowe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko Abisirayeli batubereye akabarore muri uru rugendo. Kacyo wavuganye n'Imana, wowe uzisezerano ugendana, wowe uzi icyo Imana yakubwiye, wicibwa intege n'amakuru wumva, wicibwa intege n'amagambo ureba, wicibwa intege nuko ibiterane bihagaze, wicibwa intege nuko amaterane amwe namwe agiye gukurwaho, wicibwa intege nuko utagiye mu butayu, nucibwa intege nuko ugiye mu mazi gusengera ugasanga bafunze, nucibwa intege no kurara mu buvumo utabashije kujyayo. Araje ngo ahataringaniye aharinganize, araje ngo atazure ahari imisozi ayirimbagure, aguhindurire ibibaya mu gihe cyo kuzamuka imisozi uvunika ubone ibibaya. Araje ace ahindagure ibintu byose byanze guhinduka. Uwiteka aje imbere yawe uyu munsi, kuri uyu mugoroba aje guhindura ibyanze guhinduka, kuri uyu mugoroba aje kumpindurira nanjye ndi kubyumva ibyanze guhinduka, kuri uyu mugoroba aje kuguhindurira inzira, aje guhindura ibyanze guhinduka, kuri uyu mugoroba aje kukubwira aho utera urushundura. Uwiteka Imana aje kukugira inama. Ibintu birakomeye, mwatangiye kwikanga mu mitima yanyu, murabona imirimo ukomeze, murabona amatangazo uko ameze, yemeza ngo nimusenge gutya, yemeza ngo nimujye mu gusengera. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, bakunzi ba Comrade TV, twongeye kubasuhuza mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Amahoro y'Imana nabane namwe. Turi kumwe na Ntaganda Marcel kuri mugoroba, ni ugarutse mfite ijambo ry'Imana, ngarutse mfite ishimwe mu mutima, ngarutse mfite ibyiringiro, ngarutse mfite gukomera mu mutima, ngarutse mfite ihumure, kandi ngira ngo nguhe ihumure kuri mugoroba, wowe usenga, wowe uri kumwe n'Imana, kandi wowe ufite umugambi wo kubaha Imana no kugendana n'Imana no kugendera mu nzira zayo uko bukene uko bwije. Mureke dusenga Imana kuri mugoroba. Mwami Yesu, turagushimye kuri mugoroba. Uwiteka Mana Nyiringabo, turaguhimbaje kuri uyu mugoroba. Turagushimira ubuntu bwawe n'imbabazi bitarondoreka. Turagushimira ko ari wowe tangiriro n'iherezo. Turagushimira ko mu byaremwe nta na kimwe kitaremwe nawe. Uri Imana nziza kandi uri Imana y'amahoro, uri Imana isumba byose kandi igira neza. Turi imbere y'amaso yawe, turakwingiza ngo ube mu ruhande rwacu, ukora imirimo n'ibitangaza.
ukora imirimo kuri uyu mugoroba. Abakumbuye ijambo ryawe uribakumbuze, kandi abarishaka uribahe. Abakeneye kumva icyo babwira ukibabwire. Tuguhaye ikaze mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen. Murakoze cyane bene data, nshuti z'umusaraba, murakoze bakunze umusaraba, murakoze bavandimwe, nshuti za Yesu. Kuri mugoroba icyo twifuje kuganira namwe, cy'umwuka w'Imana yashyize ku mitima yacu, ku mutima wanjye uganira namwe, ni ijambo rikomeye riri mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Ijambo nshaka kwifashisha nk'umwuka w'Imana kugira ngo umwuka w'Imana icyo ashatse ko mbagezaho nkibagezeho. Ndetse sinya nkunda kuvuga cyane byinshi ku magambo y'Imana, mvuga byinshi nkumva hari ngiye kubarambira, ariko kenshi numva nshimishijwe no kubaganiriza ku ijambo ry'Imana. Ahari njya mbona ijambo ry'Imana mukunda kutarifata umwanya muremure cyane, mugakunda n'ibiganiro byinshi, ni byiza, Imana ijye ibaha umugisha. Ariko n'ijambo ndabinginze mujye murisoma. Nitubabwira ngo dusome igitabo iki n'iki, umurongo uyu n'uyu, nidusoma umurongo umwe tugatangira kuganira kubw'umwanya mutoya tuba dufite, wowe nubona akanya ujye wiherera usenga Imana yawe, usome iryo jambo, ubaze Imana icyo umwuka w'Imana yashatse kukubwira kuri ryo. Kuri mugoroba rero tugiye gusoma mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice bya 45 umurongo waho wa mbere, dusome umurongo wa kabiri, niturangiza dusome ku murongo waho wa gatatu. Haravuga ngo, ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, uwo yimikishije amavuta ati, niwe mfashe ukuboko kw'iburyo nkamuneshereza amahanga ari imbere ye, kandi nzakenyuruza abami kugira ngo mukingurire inzugi, kandi n'amarembo ntazugarirwa. Nzakujya imbere ahataringaniye mparinganize, nzamenagura inzugi z'imiringa n'ibihindizo by'ibyuma nzabicamo kabiri. Nzaguha ubutunzi buri mu mwijima n'ibintu bihishwe ahantu hiherereye, kugira ngo umenye ko ari jye Uwiteka uguhamagara mu izina ryawe, ari jye Mana ya Isirayeli. Imana itugirire neza cyane. Ijambo ry'Imana rero nashatse ko tuganira, ni ijambo umwuka w'Imana ari gushyira ku bugingo bwanjye muri no minsi, muri iki cyumweru gishize tutavugana, arimo gushyira ku mutima wanjye. Ni ijambo yabwiye umugaragu we Kuro, yabwiye uwo yahamagaye, ijambo Uwiteka yabwiye uwo yasize, ijambo Uwiteka yabwiye icyaremwe cyabyawe ubwa kabiri, uwamaze kubyarwa n'amazi n'umwuka. Ni ijambo risobanurwa ngo ibi nibyo Uwiteka abwira Kuro, ibi nibyo Uwiteka abwira abagaragu be, ibi nibyo Uwiteka akubwira. Ntuze kubishyira kuri Kuro, ntuze kubishyira ku wabaye muri Isirayeli, ubishyire kuri wowe, kuko ijambo ry'Imana ritubwira ko Abisirayeli batubereye akabarore muri uru rugendo, kandi ngo bagomba kutubera akabarore, kandi ikatubwira ngo ubwo itababariye amashami ya kavukire, ntabwo izababarira ingurukira, ntabwo izababarira abanyamahanga, aribo twebwe twamenyeshejwe ubutumwa bwa Yesu Kristo, tugakizwa n'ubuntu bwa Yesu Kristo, tugakizwa n'imbabazi za Yesu Kristo, tugakizwa n'urukundo rwa Yesu Kristo, tugakizwa n'amaraso yamennye ku musaraba i Golgota. Niyo mpamvu itarababariye amashami ya kavukire, natwe ntabwo yatubabarira. Niyo mpamvu niba yaranejeje abo mu icyo gihe, igahitamo umugaragu wayo Kuro, ikamuha umurage, ikamuha isezerano, nawe idashobora kukwibagirwa. Yambwiye kukubwira ngo niwe uzagujya imbere agufata ukuboko, yambwiye kukubwira ngo niwe uzagusiga amavuta, niwe wakwimikishije amavuta, niwe waguhaye izo mbaraga urimo, niwe waguhaye ubwo butware urimo, niwe waguhaye iryo sengesho ryiza ujya usenga ukumva riri mu mwuka. Niwe uguha ubuntu no gutekereza kwihana, niwe uguha ubuntu no gutekereza ngo nciye bugufi, ugaca bugufi imbere y'Imana. Ni wowe Kuro Imana ibwira, ntabwo ibwira umupagani, ntabwo ibwira utarakebwa, ntabwo ibwira umunyamahanga wo mu ijambo, ahubwo irabwira Kuro uwo mu byasezeranijwe, irabwira umukristo ukijijwe neza.
uwo ishaka gukorana nawe, uwo yahagurukije ngo abe umukozi w'Imana. Iyi minsi turimo irimo ibihe bikomeye, irimo ibihe bigoye. Ibyo nibyo nashatse ko tuganira kuri uyu mugoroba. Muri no minsi ndimo kumva ibintu bikomeye muri uru rugendo, ndetse iyo nicaye mbona ikiganiro kuri Comrade TV kitazajya gicika, ngira ngo wakivuga yajya aganira akamara iminsi 2, akamara iminsi 3, akamara iminsi 4 atarahagarara, kuko ibiganiro byo biriho. Impamvu biriho ni iyihe? Nuko abahakanyi bo mu minsi y'imperuka bamaze kuba benshi. Impamvu biriho ni iyihe? Nuko abanyabyaha bamaze kugwira, nuko abinangira imitima bamaze kuboneka ari benshi, nuko bari kunamuka bava mu masezerano babaye benshi. Niyo mpamvu ijambo ryo kubabwira no kubakomeza ritabura. Niyo mpamvu guhumuriza abarushye n'abakomeretswa n'abiki gihe ritabura. Nukuri igihe turimo ikiganiro wakijyamo nticyajya kirangira, kuko ibihe byo birakomeye. Mperutse kwicara ahantu ndimo kureba televiziyo, mbona ijambo rikomeye, umuntu umwe w'Imana, umukozi umwe, ngiye nsigaye mbavuga ko biyita abakozi b'Imana, kubera ko ubaye uri umukozi nyakuri hari ikintu kimwe ugomba gutekereza. Ibyo ugiye kuvuga wakabizirikanye, ukavuga uti iri jambo mvuze ese rirakomeza umuntu, ese riramukiza, ese riramuhumuriza, ese iri jambo mvuze riramwihanisha, ese iri jambo mvuze riramwongera imbaraga mu rugendo. Umuntu umwe yabajije ikibazo umukozi umwe w'Imana ari mu ivugabutumwa ahantu, mbona aramutinyutse aramubwira ngo tubwize ukuri bimeze bite, ese abariminate mu by'ukuri mu Rwanda bashobora kuba bahari? Aratinyuka arababwira ngo Illuminati mu Rwanda njye ntangazwa niyo numva abantu ngo barimo gusenga birukana batokesha birukana Illuminati. Ati ndababwiza ukuri kuri Illuminati mu Rwanda ntayihari, nta nubwo mpamya kwiteze kuzahagera. Bene data, ni ibintu bikomeye. Aho hantu sinzi niba bayatekereje. Imana ifite ishyaka rikomeye, Imana ifite ibitekerezo bikomeye ku bana b'abantu barimo gusubira inyuma cyane. Aravuga ngo Illuminati irakomeye, ngo Illuminati ishaka abakire, ngo Illuminati ntishobora kubana n'abakene, ngo abirabura ngo cyane cyane mu Rwanda turi abakene ku buryo Illuminati itaza muri twebwe ngo ikoreye muri twebwe. Icyo kintu nagitekerejeho ndikanga, ariko ntabwo ari byo, siko biri. Niba yaranabahumurije nimumenye iki, yarinjiye, arahari, aranakora. Illuminati n'ibimenyetso bye turabibona, n'imikorere ye turayibona. Ahubwo njye ntinya cyane ko umuntu uhamye ibyo bintu akavuga ko ntawe uhari, ni nk'uvuga ngo se kibi ngo Satani ntakorera mu Rwanda. Ni ikibazo gikomeye. Ariko Imana yahumuriza abakozi bayo, nubwo uwo Illuminati yaza nubwo ataza, ibyo ntabwo ari ikibazo. Kuri Kuro umugaragu w'Imana watoranijwe, wasizwe amavuta n'Imana, nubwo yaza Satani akazikuka n'ingabo ze zose bagahaguruka, ntabwo bazagukoma imbere, kuko Uwiteka ngo azakujya imbere, ahataringaniye aharinganize, tunganya azahatunganya, ahari amahwa azayatongora, ahari ibihindizo by'ibyuma n'iby'imiringa Uwiteka aravuze ngo nzabicagagura kugira ngo utambuke wemye, umenye ko ari jyewe Uwiteka Mana ya Isirayeli. Imana nidufashe cyane. Kuri mugoroba rero natangariye iryo jambo, nararikurikiranye, mbona umugabo aratinyutse yemeje abantu banenze ibihumbi n'ibihumbi bari mu mashuri biga, abantu biga kaminuza, bakabeshywa ijambo ngo Illuminati mu Rwanda ngo ntayihari, ngo ntayahageze. Irahasaziye, irimo gukora, n'ibimenyetso byayo turabibona. Keretse niba abantu batari kubona se kibi ko arimo gukora, umuntu utarimo kubona ko Satani akora, sinzi ikintu arimo kureba. Umuntu utarimo kubona ko Satani yagambiriye kurimbura abana b'abantu, sinzi ikintu arimo kureba. Umuntu utarimo kubona ko Satani afite imbaraga mu bana b'abantu muri no minsi, ni ikibazo. Abakozi b'Imana benshi bamaze kugwa, baritwa abakozi b'Imana ku izina. Nukuri byarangiye, turitwa abo ngabo, ariko Uwiteka ni uzi uwo yahamagaye, Uwiteka ni uzi uwo yasize. Ariko niba umuntu atinyutse kuvuga ngo uwo ntago yagera no mu Rwanda, ngo ndetse muri Afrika, ngo Illuminati simpamya ko azahagera, ngo nabakene cyane. Dufite abanyafrika bakize cyane kurenza abanyaburayi, dufite abanyafrika bakize cyane kurenza abanyamerika, dufite abanyafrika bakize. Imana itugirire neza. Hari abo bakize kurusha. Dufite abantu benshi, kandi Satani ntabwo azaza ashaka abakize, ahubwo azaza ashaka abo ngabo kugira ngo abakoreshe. Azaza ashaka kugusha intore z'Imana kugira ngo azizamure, azereke ko azanye iryo terambere, azereke ko azanye ubwo bushobozi, azereke ko azanye ibikomeye byiza batari barimo, azereke ko azihaye urundi rwego. Bene data, ni mube maso, he kugira ubayobya.
ariko he kugira umuntu ubayobya. Narababwiye ngo Comrade TV nzayibaho nta yindi ntego ni ukurwanya satani n'abadayimoni. Ninumva ijwi sindi buvuga uwo ari uyu munsi wa none kiretse bibaye ngombwa, ariko ninumva ijwi rivuga ngo satani ntaragera mu Rwanda ngo hakorere, nzaryamagana mu izina rya Yesu. Uwababwiye yarababeshye, Illuminati yarinjiye arahari kandi n'Imana irabivuga ku bimenyetso bye birimo gukora kandi byatangiye gukora. Ariko ubabwira ngo mwirebe Illuminati mumutokesha ngo ntawe uhari, yarabeshye kuko Illuminati arahari, ahubwo arabajijisha ngo mutamenya ko yinjiye, mutazavumbura system akoreramo. Bene data nimube maso, ijambo ry'Imana rirabyerekana. Ijambo ry'Imana rirerekana uko ubutumwa turimo bumeze. Icyo gihe ni mu minsi y'imperuka. Illuminati nta kindi azakora ni ukuyobya abantu, abayobereza mu iterambere, ni ukuyobya abantu, abayobereza mu byiza ashaka kubaha ngo batere imbere. Tujye twumva abahanzi bamwe namwe bagiye bajyamo, tujye twumva abakozi biyita abakozi b'Imana baba bashaka impano zikomeye, akabaha impano zo kubwiriza, babwiririza mu izina rya Yesu, ariko buzuye ibyaha, buzuye ubugome, buzuye ubwicanyi, buzuye ubujura, buzuye ububeshyi, buzuye ibinyoma, amagambo atari mukuri. Bagatinyuka bakamamaza Kristo, bagatinyuka bakamamaza ijambo ry'Imana. Barangiza wababaza utari kose Illuminati koko yaba yarageze ino, agatinyuka akavuga ngo ntawe uriho. Imana ibagirire neza. Ariko ijambo ry'Imana riragira riti kuri uyu mugoroba bagenda kuzaniye ijambo rivuga ngo komera kandi ushikame, wowe wahamagawe, wowe kuro, wowe wakijijwe, wowe umaze kwakira neza Yesu Kristo umwami n'umukiza wawe, wowe ufite isezerano ry'Imana, wowe ureba ibintu bikomeye ukibaza ko isezerano yakubwiye ritazasohora, ukibaza ko isezerano mwagiranye ritazagerwaho, rizagerwaho, kuko aravuze ngo araja kujya imbere ahataringaniye aharinganize, araja kujya imbere ahari imisozi ahahindura amataba, araja kujya imbere ahari ibihindizo by'ibyuma abicagagure, araja kujya imbere ahari imiringa ayikureho. Isezerano rigiye gusohora. Aho satani yafunze hose ugiye kuhabona ibyiza. Aho ubona satani yaduteje, aho ubona satani yaduteje ibibazo n'ibigeragezo, Uwiteka agiye kuguciramo inzira. Uwiteka aravuze ngo agiye kugucira inzira. We mugabo agiye kugucira inzira, we mukobwa agiye kugucira inzira, we musore agiye kugucira inzira, umubyeyi n'umusaza ndetse n'umukecuru, Uwiteka abaciriye inzira. Abiyemeje ariko kumugwa inyuma bakamunambaho kumanywa na nijoro, akaba muririmbye wavuze ngo Mana yanjye nzagukorera, Mana yanjye nzakunambaho, Mana yanjye nzabana nawe iteka ryose. Uwo rero niwe kuro Uwiteka avuga, nuwemeye kunamba kuri we, nuwemeye kubabazwa kuri we, nuwemeye kugendana nawe, nuwemeye kwihanganira ibimugerageza agakurikira Kristo, nuwemeye kurwana urugamba akicwa n'inzara agasonza ariko agakiranuka, nuwemeye kwangwa n'abavandimwe ariko agatera intambwe agakiranukira Imana, nuwemeye kwangwa n'umugore ariko agatera intambwe agakiranukira Imana. Wowe kuro wirukanwe mu kazi uyu munsi wa none, wavuye mu kazi, uvanywe mu kazi kugira ngo satana gusuzuguze, ariko Uwiteka aravuze ngo agiye kwihesha icyubahiro, ahataringaniye imbere yawe hagiye kuringanizwa. Ibyo ubona biteye ubwoba uryamye bikubuza gusinzira, ukarara amajoro, wakanguka ntongere gusinzira, Uwiteka Imana ibyo ngibyo bikubuza kugira gatotsi agiye kubikuraho, kuko aje imbere yawe ngo aharinganize, aje imbere yawe ngo atunganye ibidatunganye, aje imbere yawe ngo agufashe, aje imbere yawe ngo agufate ukuboko. Kubera iki? Niho uzamenya ko ari Uwiteka Imana ya Isirayeli yaguhamagaye igufasha ukuboko. Uwiteka Imana nadufashe cyane. Ngiryo rero ijambo ry'Imana n'icyo kintu ngo azaguha ubutunzi buri mu mwijima, ubutunzi buhishwe, ubutunzi bukomeye, ubutunzi benshi batazabona, ubutunzi benshi batazi aho bwaturuka, ubutunzi benshi batazi aho bukomoka, ubutunzi benshi batazamenya ibanga ryabwo. Bazabona ko Uwiteka ari we ubigukoreye gusa, bakavuga bati byanze bikunze ni Imana, bakavuga bati ni Imana imuciriye akanzu. Imana igiducira akanzu, yaducira akanzu bati ni kwa dayimoni. Imana igica akanzu bati runaka azamutse ate. Ni ukuri Uwiteka Imana arahari ngo gucira inzira ahataringaniye aharinganize. Niryo jambo nahawe kukubwira ngo wowe kuro, wowe uzi icyo wasezeranye n'Imana, wowe uzi icyo wavuganye n'Imana, wowe uzi isezerano ugendana,
wowe uzi ko Imana yakubwiye, wicibwa intege n'amakuru wumva, wicibwa intege n'amagambo ureba, wicibwa intege n'uko ibiterane bihagaze, wicibwa intege n'uko amateraniro amwe namwe agiye gukurwaho, wicibwa intege n'uko utagiye mu butayu, ntucibwa intege n'uko ugiye mu mazi gusengera ugasanga bafunze, ntucibwa intege no kurara mu buvumo ukaba utakibashije kujyayo. Araje ngo ahataringaniye aharinganize, araje ngo atazure ahari imisozi ayirimbagure, aguhindurire ibibaya mu gihe cyo kuzamuka imisozi uvunika ubona ibibaya. Araje ace ahindagure ibintu byose byanze guhinduka. Uwiteka aje imbere yawe uyu munsi, kuri uyu mugoroba aje guhindura ibyanze guhinduka, kuri uyu mugoroba aje kumpindurira nanjye ndi kubyumva ibyanze guhinduka, kuri uyu mugoroba aje kuguhindurira inzira, aje guhindura ibyanze guhinduka, kuri uyu mugoroba aje kukubwira aho utera urushundura. Uwiteka Imana aje kukugira inama. Ibintu birakomeye, mwatangiye kwikanga mu mitima yanyu, murabona imirimo uko imeze, murabona amatangazo uko ameze, yemeza ngo nimusenge gutya, yemeza ngo nimujye mu gusengera mu misozi ngoya, gusengera mu buvumo ngoya, gusengera hose mu misozi ntibyemewe, gusengera mu byumba ntibyemewe. Ibyo byose byatangiye guhwihwiswa, ariko nubwo byatangiye kwemezwa, turi kumwe n'Imana niyivuga ngo aha datunganye azahatunganya, kandi imbere yacu ngo yiteguye gukenyuruza abami kugira ngo atwambike twambare nk'ibikomangoma. Izina ry'Imana nirihabwa icyubahiro. Niyo mpamvu ahataringaniye mu kuharinganiza, Uwiteka Imana aramanuka agakenyuruza abami. Ahataringaniye mu kuharinganiza, Uwiteka Imana aramanuka agakenyuruza ibikomangoma kugira ngo abashe kwicaranya abandi boroheje n'ibikomangoma. Uwiteka Imana niwe witeguye kumanuka agahindura ibyanze guhinduka imbere y'amaso yawe n'imbere y'umuryango wawe muri kumwe. Abo wahamirije ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe, uyu munsi urumva utangiye kugira ubwoba ko utazatsinda. Abo wahanuriye ko ibyo wahanuye bitazasohora, uyu munsi wari watangiye kugira ubwoba, ariko umva ihumure, araje byose abigenze neza, abitunganye, kandi araje agira ibyo akenyuruza kugira ngo abashe gusohoza isezerano ryawe. Nibiba ngombwa no gukenyuruza abami azabakenyuruza, ariko yambike aberabe abicaranye n'ibikomangoma. Izina ry'Imana ya Abrahamu na Isaka na Yakobo nirihabwa icyubahiro kandi rishyirwe hejuru. Niyo mpamvu yisemo kuvuga ngo nzakujya imbere, kandi ahataringaniye mparinganize, kandi nzamenagura inzugi z'imiringa, inzugi zikomeye, izisa n'izidufungiranye, izisa n'izigufungiranye, izisa n'izikubuza kwegera Imana, izazindi zikubujije kujya mu butayu, zazindi zikubujije kujya mu cyumba ngo usenge Imana, ariho wumviraga imbaraga. Ihangane wikomeze, wishyiremo imbaraga y'ubutwari, wumve ko aho ugomba gusenga, wumve ko ugomba gushikama. Ibyo bintu Yesu yarabivuze ngo tuzararame turebe mu ijuru, ngo ibyo nitubibona tukumva ibyo bihwihwiswa, tukumva amagambo akomeye, tukumva amagambo aduhiga, tukumva amagambo aturwanya, tukumva amagambo arwanya abahanuzi, tukumva amagambo arwanya ijambo ry'Imana, tukumva ubutumwa burwanya ijambo rikomeye rya Kristo, ngo tuzararame turebe mu ijuru, ngo kuko gucungurwa kwacu kuzaba kwenda gusohora. Yesu yaravuze ngo intumwa ntiruta uwayitumye, ngo intumwa ntiruta uwayitumye, kandi umugaragu ntaruta shebuja. Niba Yesu baramurwanyije bakamubuza gusenga, niba Yesu baramurwanyije bakamuziza ko aje gucungura abantu, ni gute wowe bakureka? Ni gute wowe bakurebera izuba? Niyo mpamvu avuze ngo azakujya imbere. Haleluya, haleluya. Niyo mpamvu avuze ngo azatujya imbere, azakujya imbere wowe yahamagaye, azakujya imbere wowe yatoranije, azakujya imbere wowe muhanuzi uhanura ukuri. Abantu benshi bakaba batangiye kuguhagurukira bakurwanya. Humura, agiye gukenyuruza abami kugira ngo agusubize icyubahiro. Imana itugirire neza. Niryo jambo ry'Imana yampaye kukubwira, n'ubutumwa bukomeye kuri wowe, n'ubuhanuzi bwawe kuri uyu mugoroba ngo humura, mwaravuganye n'Imana. Ese niyo mwavuganye? Niba ariyo, iravuze ngo igiye gukenyuruza abami kugira ngo iguheshe icyubahiro, igiye gukenyuruza abakomeye kugira ngo ikwambike ijambo ryawe ryikuzo, ikwamamaze, kuko yavuze ko izakujya imbere. Imana itugirire neza. Ufite ikibazo cy'ibyo yakubwiye, ukabona bitazasohora, ukabona igihe kigeze, ukabona bitazarangira ngo bishoboke, igihe kirageze, iravuze ngo biraje bisohore byose uko yabikubwiye. Nta kizasigaza kugusohoreza, keretse ikizabona kitagufitiye umumaro. Ariko mu byo yakubwiye byose ntabwo ijya yibeshya. Icyo umumaro yavuze, Uwiteka Imana yavuze ngo agiye kugisohoza kuri wowe. Wowe mubyeyi, icyo Uwiteka Imana yavuze ari cy'umumaro,
agiye kugisohoza. Icyo Uwiteka Imana yavuze akaba ari we kivanye mu kanwa ke akakikubwira mukobwa ari cy'umumaro, aravuze ngo agiye kugisohoza. Wigira ubwoba nubwo ubona ibikomeye biriho, ariko aravuze ngo aje imbere yawe kugira ngo ahataringaniye aharinganize, aje imbere yawe kugira ngo asenye ibihome byose, amenagura inzugi z'imiringa, za nzugi zikanga, za nzugi z'ibyuma zikubuza kwegerana n'Imana yawe, zikubuza kuba mu bihe byiza, zikubuza kugira ubushobozi bwo kwirwanaho, ugahora uri umuntu umeze nk'usabiriza. Uwiteka Imana uyu munsi agiye kwirwanirira, akuvane gusaba uri umukozi we, akuvane mu gusaba uri umuhanuzi, akuvane mu kwirirwa uteza ibiryo kuri bagenzi bawe. Uwiteka aje kugukingurira, Uwiteka aje kuguhereza. Tega ibiganza wakire, rambura ibiganza wakire. Niturangiza aha ngaha dupfukamye, uze gusenga Imana upfukame, ubwire Imana yawe uti Imana mbabarira, nanjye ndagushaka, ngwino ncira inzira, ngwino ntambutse ahakomeye. Kandi ibihindizo by'ibyuma urabireba, ibihindizo by'ibyuma biri kugaragara imbere yawe, urabireba ko ntawe wacisha ngo umene, urabona ko ntawe wamenera ngo ugire icyo ugeraho, urabona ko ntawe wamenera ngo ubone inzu yo kubamo, urabona ko ntawe wamenera ngo ubone akazi, urabona ko ntawe wamenera ngo ubone ibiryo biguhaza, urabona ko ntawe wamenera ngo ubashe kurihira abana amashuri. Ariko Uwiteka aje kuri uyu mugoroba avuga ngo izere, urambura ibiganza usenge, ubundi Uwiteka gukorera igitangaza, kuko azanywe no gucagagura iminyururu iri imbere yawe, aje kumenagura inzugi z'imiringa ziri imbere yawe. Haleluya, haleluya. Imana nitugirire neza. Azanywe no kumenagura. Yambwiye ngo nkubwire ngo uyu mugoroba ikimuzanye imbere yawe nuko ibyo mwasezeranye agiye kuza kubisohoza. Nukuri ntabwo nkubeshya, nukuri ntabwo nkuyobya, nukuri ntabwo nkubwira ibitariho. Waravuze ngo ndaje imbere y'ubwoko bwanjye mu Rwanda, ndaje imbere y'ubwoko bwanjye bunyumva, ndaje imbere y'ubwoko bwanjye mu mahanga nyumva, ndaje imbere y'ubwoko bwanjye mu baguteza amatwi. Ubambwirire ngo ibihindizo by'ibyuma nzanywe no kubicagagura. Bishobora kuba biri mu itorero usengeramo, bikaba bihindiye, ntubashe gukorera umurimo wawe ubohotse, ntubashe gukora Imana yawe ubohotse. Gukorera Imana yawe byakunaniye, urifuza gukora byakunaniye. Muri korari washatse gukorera Imana bari kugusubiza inyuma, barimo kuguheza. Uwiteka ajanywe no gucagagura ibyo bihindizo by'ibyuma Satani yashyize imbere yawe. Urifuza gusubira mu ivugabutumwa byananiranye, Uwiteka yaciye ibihindizo by'ibyuma, ngwino uvuga ubutumwa. Niba utabasha kubuvugiraho, ngwino hano tukwakire. Niba utabasha kubuvugira mu rusengero, ngwino hano tukwakire uvuga ubutumwa, kuko Uwiteka Imana yakinguye amarembo yo kuvuga ubutumwa bwa Kristo, ubutumwa bubwiriza abantu kujya mu ijuru, ubutumwa butari ubw'iterabwoba, ubutumwa bw'amahoro, ubutumwa buhindurira abantu ku bukiranutsi. Imana itugirire neza cyane. Ibyo nibyo yabwiye umuhanuzi Yeremiya. Yeremiya aramubwira iti, Yeremiya mbwirira ubwoko bwanjye ububwire, mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya 51, ngira ngo ni ku murongo wa 20, aho yamubwiye ati, Yeremiya nagira ngo nkutangarize iki kimwe, ukimbwirira ubwoko bwanjye ubabwire ngo muri intorezo zanjye ndwanisha, muri intorezo zanjye ncagaguza amahanga, muri intorezo zanjye ncagaguza ibishyitsi byigize ishyano. Ni twebwe Uwiteka yahamagariye gukora. Bahanuzi nimuhaguruke mukorere Uwiteka Imana yanyu. Ahari ibihindizo by'ibyuma Uwiteka yambwiye ngo araje abicagagure. Nibiba ngombwa ko ijwi ry'Uwiteka rihagarara aho turi, nibiba ngombwa ko ijwi ry'Uwiteka Imana yacu rihagarara aho tuvugira ubutumwa, nibiba ngombwa ko ijwi ry'Uwiteka Imana yacu rihagarara aho duhanurira, Uwiteka Imana yaravuze ngo azakenyuruza abami, ariko atwicaranye n'ibikomangoma. Izina ry'Imana ntabwo icyubahiro. Haleluya. Bene data, umwana yacu nishimwe cyane, aho kugira ngo ijwi ry'Imana rihere muri East Africa, aho kugira ngo ijwi ry'Imana rihere muri Afrika, aho kugira ngo ijwi ry'Imana rihere mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho kugira ngo ijwi ry'Imana rizimire mu mahanga yose, Uwiteka Imana azamanuka. Yambwiye ngo ariteguye ngo nibinaba ngombwa, haleluya, yiteguye gukenyuruza abami, ariko ahataringaniye akahatunganya akaharinganiza. Nibinaba ngombwa yiteguye gukenyuruza abakomeye. Niba muzi gukenyuruza mu bitega amatwi, niba mutabizi mu bisengere, yiteguye gukenyuruza abakomeye kugira ngo aheshe izina rye icyubahiro. Nukuri abenshi bazi ko turimo kujya mu bihe byoroshye, abenshi baradamaraye bazi ko turi mu bihe bisanzwe, abenshi
benshi baradamare bazi ko umurimo w'Imana muri no minsi woroshye kuwukora. Umurimo w'Imana muri no minsi uragoye. Uravuga ijambo rikajyanwa muri komanteri bakaryigaho, abantu barenze 50 bakariganiraho. Uratanga ubuhanuzi, abantu barenze 1000 bakariganiraho, kandi ni iby'ukuri. Ni igihe gikomeye rero, bisaba ko tudasobwa, bisaba ko ibyo tuvuze Uwiteka Imana bisohoza. Nge rero yambwiye ngo igihe kirageze ngo asohoze ibyo yavuze, igihe kirageze ngo hataringaniye haringanize, igihe kirageze ngo imisozi iri imbere yawe, wewe muhanuzi wakoreye Imana, wewe muvuga butumwa wakoreye Imana, igihe kirageze wewe muririmbyi waririmbiye Imana by'ukuri, igihe kirageze wewe munyamasengesho usenga by'ukuri, igihe kirageze wewe umuntu usengera abarwayi by'ukuri, igihe kirageze wewe usengera abadayimoni by'ukuri. Ahataringaniye Uwiteka haringaniza imbere yawe. Ubu ni inzira iratunganye, ubu ni inzira iciye, ubu ni inzira iharuye, ubu ni inzugi zifunguka, ibihome bifunguka, inzugi z'ibyuma Uwiteka arazicagaguye. Habe no mu nzu y'imbo hagiye kwinjira bakuremo, mu nzu y'imbo hagiye kuza gukuremo. Urabona ko bikomeye, hari ibihindizo by'ibyuma, urabona ko hari ibihindizo by'iminyururu, urabona ko hari inzugi z'imiringa, urabona ko inzugi zifunze igiho murimo zikomeye. Ariko Uwiteka Imana arambwiye ngo araja kure ku mugaragaro. Uwiteka Imana abwira Samweli, aramubwira ati Samweli, ngira ngo ni Samweli wa mbere mu bice 8, Abisirayeli bamujujubije, baramubwira ati turashaka Imana. Baramubwira ati Samweli, turarambiwe abahungu bawe, abahungu bawe barimo kudufasha ariko ntago bitunejeje, abahungu bawe ntago barimo kuducira imanza dushaka, turashaka umuntu uducira imanza, twimikira umwami. Uwiteka Imana nimumubwire ko dushaka umwami. Samweli arahaguruka aragenda abwira Uwiteka ati abantu bananiye, Abisirayeli bivumbagatanyije, Abisirayeli ngo barashaka umwami, Abisirayeli barashaka impinduka, Abisirayeli hari icyo bashaka. Maze Uwiteka Imana amubwira ati ntacyo, ntabwo rero basuzuguye, nanjye baransuzuguye. Genda ubabwire rero ko umwami azaboneka, babwire batahe basubire mu rugo, basubire mu miryango yabo. Imana nibwo yabahaye Sawuli ngo abayobore, ibyo yabakoreye barabizi. Uwiteka Imana atugirire neza. Niyo mpamvu Uwiteka Imana yavuze ngo nimuhumure, yemwe abasenga by'ukuri, yemwe abahanura ubuhanuzi bw'ukuri, abahanura bagahanurira mu mbaraga y'Imana, abahanura babwirijwe n'umwuka w'Imana, abahanura babwirijwe na Kristo, abahanura babwirijwe n'umwuka wera, abahanura babwirijwe n'Uwiteka. Uwiteka Imana aje ngo kubafasha, aje kubafata ukuboko, aje kubatambutsa, aje kubakomeza, aje kugendana namwe ahataringaniye akaharinganiza, aje kugendana namwe imisozi iri imbere yanyu akayihindura ibibaya, aje kugendana namwe kugira ngo ibihindizo by'ibyuma n'inzugi z'imiringa biri imbere yanyu abikureho, agendane namwe. Kandi nkuko ijambo ry'Imana rivuze, ntabwo Uwiteka azivuguruza. Ngo nibiba ngombwa yewe uhanura we, yewe uvuga ijambo ry'Imana, nibiba ngombwa Uwiteka yiteguye gukora ikintu kimwe, gukenyuruza abakomeye, gukenyuruza n'abami. Ariko East Africa Imana ikavugwa, yiteguye gukenyuruza ibihangange. Ariko Uwiteka Imana ntabure, ntareke kuvugwa, ntareke kwamamazwa, kuko yaramamaye. Uwiteka Imana yaravuze ngo Uwiteka ndi Uwiteka Imana yawe, ndi Uwiteka Imana ishobora byose, ndi Uwiteka Imana isumba byose, ndi Uwiteka Nyiringabo, Uwiteka Uwera wa Isirayeli niryo zina rye, niryo zina ryanjye. Niko yavuze. Aravuga ngo nibiba ngombwa uyu munsi wa none ibihindizo by'ibyuma aje kubimenagura, ibihindizo by'ibyuma, iminyururu aje kwicagagura, inzugi z'imiringa Uwiteka Imana aje kuzimenagura. Ngo nibiba ngombwa bakanga kumva, azakenyuruza abami kugira ngo yicaranye ubwoko bwe n'ibikomangoma. Izina ry'Imana yacu nirihabwa icyubahiro cyane. Tujya kusoza iri jambo, ntabwo ndi butinde, bwari ubutumwa bwawe ngo nibiba ngombwa. Nagira none ngusubiriremo, uteze amatwi, aho uri mu mpande enye z'iki gihugu, aho uri mu mfuruka enye zacyo, aho uri mu majyaruguru, aho uri mu majyepfo, aho uri mu burengerazuba, aho uri mu burasirazuba, aho uri mu gihugu rwagati mu mujyi wa Kigali, aho uri mu nkengero z'igihugu, mu mpande enye zitugose mu bihugu duturanye, aho uri mu mahanga, aho uri mu bihugu bitandukanye byo ku isi, byo muri Afrika, byo muri Amerika, isi yose, aho uri munyarwanda utegereje Imana, utegereje gukorera Imana, ndetse n'undi wumva ururimi rw'ikinyarwanda ashaka Imana, nibiba ngombwa iravuze ngo kugira ngo byose birangire izakenyuruza n'abami. Ariko izina ry'Imana rihabwa icyubahiro, ntabwo yemeye gukorwa n'isoni. Oya bene data, ntabwo Imana izemera gukorwa n'isoni. Nibiba ngombwa iravuze ngo izavana abakomeye ku ntebe zabo, ikenyuruza abami, ikenyuruza ibikomangoma. Ariko Afrika yose izina ryayo
byamamare nta mpamvu yo gusuzugurwa n'Uwiteka n'iryo zina rye, n'uhoraho n'indiho n'uwera ni Shalom. Izina ry'Imana yacu rihabwa icyubahiro. Ni Yehova, izina rikomeye, izina ritangaje, ifite amazina utabara, ariko yaravuze ngo nibiba ngombwa. Iryo ni ijambo ry'uyu munsi yambwiye ngo mbabwire, nongere mbisubiremo ngo nibiba ngombwa, nibiba ngombwa, nibisaba kwirwana intambara, iravuze ngo izakenyuruza abakomeye, ibicaze kwivu, izamura abantu bayo ibicanye n'ibikomangoma, kuko irashaka kuzamura Kuro akicana n'ibikomangoma. Imana nibaho umugisha mu izina rya Yesu Kristo. Mana yera, turagushimye. Uwiteka Mana isumba byose, turagushimye. Ni wowe uvuze tukumva, kandi iyo uvuze turakumva, ndetse tukakumvira, n'abatakumvira ukatubabarira, ukaduha ijambo ridukomeza tukakumvira. Uyu munsi gucyaha kwawe turakwemera, uyu munsi guhugura kwawe turakwakiriye, uyu munsi gutega amatwi kwacu nuko twumvise ko tugiriye neza, kandi ibyo ushaka n'ibyo ushima bari byo biba mu bwoko bwawe. Hari abateze ibiganza bategereje kwakira amasezerano bahaye, kuko wavuze ngo ayo masezerano ugiye kuyasohoza. Wavuze ngo nibiba ngombwa uzakora ibidakwiye batatekerezaga, ibyo batashakaga kumenya babona ubikoze, ndetse nibiba ngombwa ukenyuruze n'abami, ariko ijambo ryawe rivugwe nk'uko ryagambiriwe, ibyo wagambiriye byamamare. Yesu Kristo, uzamamaza ijambo ryawe kandi ntuzahinduka. Natwe tuguteze amatwi kandi tuteguye gukoreshwa nawe, kandi bene data bagutegereje uyu munsi wabera igisubizo cy'ibyiringiro byabo. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisabye twizeye, amen, amen.